mbere ya byose mbanje gusaba imbabazi idini nsengeramo aho mbarizwa muri aderese kuko mu mahame aturanga muri ADEPR nta muhanuzi uhanura yambaye ingofero ntago bibaho rwose amahame yacu ariko amategeko n'amabwiriza tugenga nk'abahanuzi bo muri ADEPR kirazira kwambara iki ingofero wasabye imbabazi aho ni muri ADEPR twaharenze twageze mu itorero rya Kristo kawera arababaye ko mu idini ashyingira yamara gushyingira bene idini nabo yashyingiye bakagumana umugeni kandi umugeni yagize gute yashyingiwe bishatse kuvuga ngo umuvuga butumwa washyingiwe umuhanuzi washyingiwe na arenga imbibi z'amategeko y'idini akakiri andi mabwiriza ya mwuka wera yego rero mwebwe idini ryashingiye byarabareze murakura rirabashingira ngo mujye kubyara mukaba mugikomeje kwizirikira mu idini kandi mwarashingiwe mufitanye ikibazo n'iki n'Imana hagati aho ngaho rero njyewe nk'umukristo barizwa muri ADEPR yego ntago natakaje inshingano nk'amahame y'idini ndacyatega igitambaro nk'umuhanuzi w'iki w'Imana iyi ngofero nyambaye kubwo kumvira iki mwuka wera twagiye mu Befeso siko ijambo ritubwiye noneho nibajya kunsenya ngo ndi mwitera bwoba babanze baze bahite baca Bibiliya bayikureho kuko singe wayanditse nge ndi mu buhanuzi buboneka mu byanditswe kubera ukuntu abana bakabije gukora amakosa mu rugo rwa data dore ngiyi inkoni iyi nkoni ije guhana abana kugira ngo bagaruke ku murongo ngewe uyu uri guhanura ntago Imana yandeze bajeyi kuko ndi umwana w'Imana yandeze impani nkubita nakora amakosa ikankubita ikancisha akanyafu nkayibwira nti papa mbabarira sinzongera ngira ngo byose bikorera mu mpuwe no mu rukundo rero bana b'Imana rata nimwe ndi kuvugana namwe mutinyuka tutari ibibyarirano nibona tumweho ibibyarirano byo nibishake bisubire muri comment nibishake bizenguruka imbuga zose bitukama amashanse nta kibazo bivuga ngo Imana wayisi ngome ngo Imana ngo biriya byose bakoresha by'ubwenge bwo gusenya ubwami bw'Imana nge ntabwo ngewe Imana yafashe inkoni imbwira ngo nimwihana irabababarira nimutihana irabakubita bo n'abana uyu mwana rero mu rugo iyo yigize akaraha kajyahe ngo ngewe ibisinabi mu mashanse yari umuhanuzi twamwemeraga ariko yabera yavangiwe noneho yabaye umuvangirwa uriya n'umuvangirwa wa mbere uyu munsi uramusuza icyo muntu uwo muntu nakubwiye ko aboneka mu bibya ni ukuvuga ngo muri comment hari ibyiciro bitatu icyiciro cya mbere kiri muri comment n'abana ngo nkubwire ngo wihane nutihana do ngiye inkoni umubyeyi ubyaye umwana wagakomeza agakora amakosa uyu mwana kugira ngo akosoke neza umubyeyi aramukubita ibyo mwibwira ngo Imana yacu singome nukuri Imana yacu singome ndabirahiriye Imana yacu n'umubyeyi niyo dukubitira mu rukundo uyu mama shase wicaye kuri kamera ngiyo nkosheje irankubita rero ibintu byo kuzana ibintu by'akamenyero mugana irya nino muhinda mu byo mutazi ngiryo ijambo ry'Imana niryo mpagazemo wowe rero turi kumwe ku musaraba ndi kubona inkoni y'Imana yamaze kukuzaho mubabaye uburyo Airtel yakubise ibiciro hasi by'ama megabyte abarokore bakaba birirwa bayakoresha bamamaza ubwami satanike mu buryo bwo kubwubaka basenyana ubwabo muroko iyo utinyuka ugasenya mugenzi wawe nawe uzi neza ko ukiri mu isi cyambaye umwambaro w'urugamba harya ubwo wamaze kugera mu ijuru uri gukoresha aya megabyte nambaye Airtel kugira nk'ikirango kikubwira ngo aya mega wahaye ibiciro bigakubitwa hasi Imana yagendereye igakora umurimo muri Airtel mega gakubitwa hasi ukaba wirwa yakoresha wubaka ubwami satanike muroko Imana yambwiye ngo ibyo uri kubiba igihe kirageze kugira gute ubisarura niko kwambara uyu mwenda wa Airtel uyu mwenda utukura iki gitambaro gitukura n'uyu mwenda utukura naye nk'ikirango cy'agakiza shuti zanjye z'umusaraba nge nagiye kugura ingofero ngo nambare nka zazindi z'abageni izazindi bambara ziguye gutya mwuka w'Imana arambwira ngo have siyo nakubwiye ngo ambara songa mbere paka mbinguni iyi ngofero nayambaye nk'ikirango cy'agakiza ntago nayambaye kugira ngo nambike umutwe ntago nayambaye kugira ngo nambike uyu mubiri umutwe uhagazeho wenda nikinga izuba n'ibindi byinshi abantu bambarira ingofero nta ruhara nahishaga nta kindi namaranira gasuku kugira ngo mberwe nayambaye nk'ikimenyetso cy'agakiza mu Kristo dusonge mbere twe paka mbinguni tugenda imbere iki gisonga kivuga kwigizwa imbere iyi ngofero isa gutya iri bara n'ibara rya gisirikare
yego umusirikare wese yagiye mu rugamba agenda agiye yizeye intsinzi. Uyu mwambaro uvuga ubutsinzi. Rero wowe umbonaniye ingofero ndagira ngo aka kanya akagakiza ukihanemo usohoke. Bose mwajyaga musheyaringa bagaragaje ibyaha byabo mwabarokore mwe mukirwa muhana n'inkuru amamegabayiti ya ADEPR mwayapfushije ubusa. Wicaye mu kazi urimo urakica aho gukora akazi ka leta wubaka igihugu urimo urubakira satani mu gihugu mu gihugu. Inkotanyi zameneye amaraso zimwe zigapfa zikagenda ari ibitambi izindi zikaba za kajorite ukirirwa ukibyinagira musenya igihugu. Niko muroko dore ngiyi inkoni abayobozi b'igihugu. Wa mugabo umugore wawe ngo yaragukubise agiye kongera kugukubita Imana buri ishaka kuguhana neza iguhanisha ikintu cyitwa umugore. Ngo yaragukubise ibi ngibi hari izina mvuze nutihana ugiye kujya umubwira ngo hindukira guhurushye aguhurushye. Ngiyi inkoni kandi nutihana utegereze ikinyafu cyitwa divorce. Ntasoni. Ariko kandi ikibazo ndi kwibaza nubwo Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi ategereje ko tumusanga. Uyu ni umwanya wo kurata intege nkeya tukazigira ikiratisho tukazigira iturufu ngo twambaye umubiri dutesha agaciro amaraso ya Yesu. Yari yicaye ku ntebe y'imbabazi nibyo ndabyumva. Ariko si mwabaye muti ese ko nshimye uwo musinzi mu musohoye iyo ndaya muyisohoye iyo mwicaye mu matiku munegurana mwe muba muri mu biki? Maze Yesaya bivugaho neza aravuga ngo Uwiteka yitaho ngo nufite umutima umenetse. Hepfo musome iryo jambo aravuga ngo ubaga inka ahwanye n'uwica iki umuntu. Yishe umuntu yasambanye ubuzima bwe yabwishe yasambanye. Ariko nawe wabazi inka wagiye kumunegura no kumuvuga. Nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukunda ijambo ry'Imana kandi mugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibare namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'ibengera bwaryo. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ushobora kuba dukurikiye ufite ibibazo bitandukanye cyangwa se intambara zitandukanye, turi hano kugira ngo tukubwire yuko Imana igishoboye byose kandi uko yakoraga kera n'uyu munsi ndi kugikora, ahubwo icyo bisa no kugira ngo twongere tugirire icyizere kandi usubiza amaso inyuma urasanga ejo hashize uko umeze uyu munsi biruta ejo hashize. Ibyo rero bigutere icyizere, bigutere n'imbaraga zo kumenya kugirira Imana icyizere, umve ko n'ejo bizaba bimeze neza. Ngize umugisha wo kongera kubana na Mama Chance mu minsi mike twari tumaze tutabonana, ni iminsi mikeya ariko Imana yongeye imucira inzira turabonanye. Ni umuntu uri kuza muri no minsi uko umunye uyu munsi aje gusanga byahindutse. Muhamagara uragwira yego ntago nkuzi. Mama Chance Karame uraho? Muraho neza. Amakuru ni meza. Nari mvuze ngo muhamagara uragwira. Nihamagarira gwira byo nanjye narumiwe. Nibona uko ubibona. Nanjye narumiwe. Umeze neza se? Ndashimira umwami w'amahoro. Iki kibano ariko ntuze kukinkubita. Igiki? Kikibana. Oya nanjye sinzi abo kiri bukubita wasanga kiri buhere no kuri nge. Ako ni nubahiriza gahunda y'ijuru agendana n'amasaha nk'uko Imana ibishaka. Nago ngikubitwa njya amabwiriza mfite nayigihe. Yego. Mabwiriza ufite nayigihe cyane ufite ukora ibyo Imana ishaka ko nkora mu gihe. Meze neza ariko. Ndashima Yesu umwami w'amahoro. Noneho rero manze usenga Imana twinjiye mu kiganiro cyacu. Uri data wa twese. Nta uhwanye nawe. Ntawagereranywa nawe. Imbaraga zawe zirenze uko twibwira nuko dutekereza. Haleluya. Bw'inama yakorwaga mu ijuru abandi bose banze kumanuka ubwo ndavuga kubizima, wowe uravuga ngo ndamanutse. Uraza uza kuducungura. Finali ya byose ni ku musaraba umanitse amaboko ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura.
warakoze ndabigushimira nzahora mbigushimira misiyo ya finali irangiye udusigira umufasha mwuka wera ari uturangaje imbere kuba twicaye aha ngaha ku musaraba nk'ikirango se cyangwa nk'igishushanyo cyangwa nk'urwibutso rw'igorogota ntabwo urwibutso rw'umusaraba ntabwo urwibutso rw'igorogota ruzarangira niyo mpamvu nicaye aha nticaye nanjye ahanjye hazarangira abandi bakaza nk'uko hari abandi nabo barangiye nanjye nkaba mpari duhari rata baba rero mu gihe cyacu tukiriho turakwemereye gukora ibyo ushaka ngewe n'abo umusaraba n'umuyobozi twemeye kugendera munsi y'uwo musaraba kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye ko ari wowe kuduha imbaraga kuko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Aba bagabo, aba mama, aba papa n'aba basore twese hamwe duciye bugufi munsi y'umusaraba kugira ngo ukore icyo ushaka. Nyakubahwa Imana rero ngaho turatangiye tangirane natwe ubwami bwawe nibuze ubwami satanike butsindwe kugira ngo umugambi wawe ugerweho nk'uko ubishaka nyakubahwa. Ni mu izina ryawe Kristo senze nizeye. Amen. Amen. Mane gumugisha amasha mane gumugisha reka twinjire mu kiganiro cyacu ariko kandi mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu navuze ngo impamagarira guira nshingiye ku buryo wambaye n'ubushize waje wambaye gucyo ucyo kora wongeye inkoni n'undi mwana naye ko ntasobanukirwa umupira mu kiganiro twakwanye ubushize abantu byabashyize mu rujujo cyane babyibazaho cyane sirito ku ngofero cyane tujya ngo twongere tubihereho ahari wongere usobanurire abantu iyo ngofero kuki wambaye ingofero gucyo iyo mituku wambaye no kubera iki mu ncamake kugira ngo twinjire mu kiganiro ko abantu bakwatatse bagende ku buryo wambaye umuhanuzi wambara ingofero Imana ivugira umuntu wambaye ingofero nayo magambo yo kugenda bavuga bagiye banuka nta mana yakoresha umuntu wambaye ingofero twubaha Imana ntago wubaha Imana kubera yuko ujya guhanuka wambaye ingofero manza usobanura abantu kubera iki iyo myambarire. Mbere ya byose mbanje gusaba imbabazi idini sengeramo aho mbarizwa muri adresse kuko mu mahame aturanga muri ADEPR nta muhanuzi uhanura yambaye ingofero ntago bibaho rwose amahame yacu ariko amategeko n'amabwiriza tugenga nk'abahanuzi bo muri ADEPR kirazira kwambara iki ingofero. Wasabye imbabazi aho ni muri ADEPR twaharenze twageze mu itorero rya Kristo tugende mu byanditswe ngajyayo Bibiliya ndayifite Abefeso kangahe ibice 6 Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Uretse gusoma impamvu naje nambaye ingofero ntidusome ibyanditswe ngewe ntago nahamagariwe ntago nahamagawe umuhamagaro wivuga butumwa nta nubwo nahamagawe umuhamagaro w'abigisha nk'uko iriya mihamagarire ari 5 iboneka mu Befeso ahubwo nahamagawe umuhamagaro wa gihanuzi. Niyo mpamvu ngenza ngahanura ibyo mpanuye bikagenzuzwa ijambo ry'iki ry'Imana ntacyo mpanura gishya nta nikidasanzwe byose biboneka mu ijambo ry'iki ry'Imana. Impamvu iri jambo ntarisomye data yarambujije kugira ngo abanza acunde aya mata dutuyemo y'umwuka wera abanza acunda abantu nanjye ntasigaye kugira ngo mama chance uzavuga ngo mwuka wera yamutegetse kwambara ingofero iki gipimo habanze hagira abantu bakinyuraho kugira ngo ejo bazasohoke mu myumvire n'amahame y'idini ahubwo bumve ko nyuma y'amategeko y'idini hari andi mategeko ya mwuka wera kandi naya y'idini ntago mwuka wera aje kuyasenya aje kuzuzanya nayo ariko handitswe ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ubaka kanya dufitanye ikibazo n'ijuru ry'ukuntu idini rigushingira aho kujya gushingirwa aho wagiye ukaguma mu idini. Ubaka kanya dufite ikibazo mu ijuru cy'abantu idini rishingira mu buryo bw'itorero rya Kristo bakaguma mu dini. Tugarutse mu mubiri hari abantu idini rishingira bakaguma mu rugo. Ese nepo ndakubaza ikibazo uramutse ushingiye umwana wawe ntajya aho yashatswe akaguma mu rugo wakwishima? Nta nubwo bibaho. Rero mwuka wera arababaye ko mu idini ashingira yamara gushingira bene idini nabo yashingiye bakagumana umugeni kandi umugeni yagize gute yashingiwe. Bishatse kuvuga ngo umuvuga butumwa washingiwe umuhanuzi washingiwe na arenga imbibi z'amategeko y'idini
akakira andi mabwiriza ya mwuka wera. Yego, rero mwebwe idini ryashingiye ryarabareze murakura rirabashingira ngo mujye kubyara, mukaba mugikomeje kwizirikira mu idini kandi mwarashingiwe, mufitanye ikibazo n'iki n'Imana. Hagati aho ngaho rero njyewe nk'umukristo ubarizwa muri ADEPR, yego, ntago natakaje inshingano nk'amahame y'idini, ndacyatega igitambaro nk'umuhanuzi w'iki w'Imana. Iyi ngofero nyambaye kubwo kumvira iki mwuka wera. Twagiye mu Befeso twasome, yego, 6 umurongo wa 10. 6 umurongo wa 10 haranditse ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe, no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, ubwo buretse iyo ni yasi cya kirere cya kabiri njya nkunda kuvugaho. Abo ni abatware bagitegeka. Komeza. n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, n'imyuka mibi y'ahantu mu ijuru, muri cya kirere cya kabiri. Dusobanukirwe neza ikuzimu batubwira ko ari cinaha, ni mu kirere cya kabiri. Mbere yuko tugera ku Mana icyo kirere niho kiri. Komeza. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Buretse gato, yemwe bantu muri ku musaraba, uyu ni umunsi mubaho Imana itinyuka mu bumana bwayo itagira isoni itamwara, igafata umuhanuzi Mama Chance wateze igitambara ahanura. Mwuka wera akamubwira atambara ingofero. Reka mwumve iby'iyo ngofero. Komeza. Mukomere ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe, muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ikingira igituza, ariko muzashobozwamo guzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka iki umuriro. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose, ibihe byose, mu buryo bwose. Buretse gato, ugarukiye aho. Ya ngofero mwayumvishe bene da, ngo tuyambare nk'iki, nk'agakiza. Yego, nk'iki ni bavugaga se. Buretse gato, buretse twambara iki, ingofero. Ngaho komeza uhereye aho ku ngofero. Nako rakadusubire reko, rakadusubiza nimbariye bavugaga. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, buretse mwakire n'inkota y'iki y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Tukiraho nepo buretse mu yandi magambo Imana imbwira kwambara ingofero si ukugira ngo ndimbe nk'uko wambaye iyo shati, si ukugira ngo nambike umubiri nk'uko Jose yambaye ikanzu, ahubwo iyi ngofero nayambaye nk'ikirango cy'agakiza. Shuti zanjye z'umusaraba, njye nagiye kugura ingofero ngo nambare nka za zindi z'abageni, izazindi bambara ziguye gutya. Mwuka w'Imana arambwira ngo have siyo nakubwiye, ngo ambara songa mbere paka mbinguni. Iyi ngofero nayambaye nk'ikirango cy'agakiza, ntago nayambaye kugira ngo nambike umutwe, ntago nayambaye kugira ngo nambike uyu mubiri umutwe uhagazeho wenda nikinga izuba n'ibindi byinshi abantu bambarira ingofero. Nta ruhara nahishaga, nta kindi namaraniraga si kugira ngo mberwe. Nayambaye nk'ikimenyetso cy'agakiza mu Kristo. Dusonge mbere twe paka mbinguni, tugenda imbere. Iki gisonga kivuga kwigizwa imbere. Iyi ngofero isa gutya, iri bara n'ibara rya gisirikare. Yego, umusirikare wese yagiye mu rugamba agenda agiye yizeye intsinzi. Uyu mwambaro uvuga ubutsinzi. Rero wowe umbonaniye ingofero, ndagira ngo aka kanya akagakiza ukihanemo, usohoke mu mahame n'amategeko y'idini, kuba imbata y'idini nk'umufarisayo, ahubwo munyemerere twumvire Mwuka wera. Yego, komeza. 18. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ukira aho ngaho, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo
mugumanye kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, kandi kubw'ibyo mukomeze mube maso, musabire abera bose, kandi nanjye munsabire, mpabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwira ubwo kubaho kw'Imana, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohereshejwe iminyururu, kandi nubwo mboheshejwe iminyururu, mvuga iby'ubwo butumwa, nshize amanga nk'uko bikwiriye. Komeza kandi Tokiro mwene data ukundwa w'umubwiriza, subiramo aho hano, kandi Tukiko yego mwene data yego ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana yego ukiranuka yego ukorera ku mwami yego azasobanurira byose kugira ngo namwe mumenye ibyanjye ikomeze yego. Iki kiturize ndumva byarangiye. Iyi ngofero rero ngira ngo ibyanditswe bikubwiye iby'iyi ngofero. Wowe waje ku musaraba ugatukana, reka ukanyica ukandangiza ukanshyingura, ngewe rwose ndagira ngo ngutangarize nazukanye n'umwami Yesu ku munsi wa gatatu, nta kibazo mfitanye n'abantu b'Imana, sinatandukiriye, sinavuye mu murongo, ahubwo rata ni kubw'ubutumwa bwiza. Nambaye ingofero kubw'ubutumwa bwiza. Twagiye kuri ADEPR. Iyi Lacoste ntago ari Lacoste nk'izindi Lacoste zose. Handitseho ADEPR. Ntago nje kwamamaza ADEPR. Untega amatwi unyumve wowe uri ku musaraba. Imana irababaye uburyo ADEPR yakubise ibiciro hasi by'amamegabayiti, abarokore bakaba birirwa bayakoresha bamamaza ubwami satanike mu buryo bwo kubwubaka basenyana ubwabo. Muroko, iyo utinyuka ugasenya mugenzi wawe, nawe uzi neza ko ukiri mu isi cyambaye umwambaro w'urugamba, harya ubwo wamaze kugera mu ijuru. Uririrwa ukoresha aya mamegabayiti, nambaye ADEPR kugira nk'ikirango kikubwira ngo aya mamega wahaye ibiciro bigakubitwa hasi. Imana yagendereye igakora umurimo muri ADEPR, amamega agakubitwa hasi, ukaba wirirwa uyakoresha wubaka ubwami satanike. Muroko, Imana yambwiye ngo ibyo uri kubiba igihe kirageze kugira gute ubisarura. Niko kwambara uyu mwenda wa ADEPR, uyu mwenda utukura, iki gitambaro gitukura n'uyu mwenda utukura ni amaraso, bivuga amaraso. Iyi shati yo bamaze kuyimenyerana urugamba. Mama Chance ndi ku rugamba, ntago byoroshye kubona umuhanuzi ajya kuri kamera yambaye ingofero. Ndagira ngo mbabwire no mu rusengero ingofero yanjye sinyisiga, mba nyambaye ku kuboko kw'iburyo, iziritse ku mushumi wo muri Bibiliya utukura, ibiri ku kuboko kwanjye, iyo bibaye ngombwa nyishyira mu gatuza kubwo kwizera, nk'umuriro utwika abo badayimoni. Ndabizi ibiri kuba byose ni Satani wahagurutse kugira ngo abone uburyo akubita hasi imbaraga zo kubaka ubwami bw'Imana, ariko Imana yacu irahari kugira ngo yirwanirire. Ntago yanyambitse uyu mwambaro w'urugamba kubusa, nta nubwo yanyambitse aya maraso kubusa, kuko Kristo wacu ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Ubwo amaraso yaramaze kududubiza, ariya maraso niyo yavuye bwa nyuma, yakoze finali yo kuva amaraso bwa nyuma. Ubwo wamucumitaga icumu mu rubavu yahitaga ahumuka akamenya ko yari umwana w'Imana. Wowe waje ku musaraba ukamucumita icumu, ndagira ngo uyu munsi umenye ko yari umwana w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo wihane, nutihana do ngiye inkoni. Umubyeyi ubyaye umwana wagakomeza agakora amakosa, uyu mwana kugira ngo akosoke neza umubyeyi aramukubita. Ibyo mwibwira ngo Imana yacu singome, ni ukuri Imana yacu singome ndabirahiriye. Imana yacu ni umubyeyi, niyo idukubita idukubitira mu rukundo. Uyu Mama Chance wicaye kuri kamera ngiyo nkosheje irankubita. Rero ibintu byo kuzana ibintu by'akamenyero mugana irya nino muhinda mu byo mutazi, ngiryo ijambo ry'Imana niryo mpagazemo. Wowe rero turi kumwe ku musaraba, ndi kubona inkoni y'Imana yamaze kukuzaho, ugiye gufatwa n'umutwe, wirirwa uzenguruka ngo urimo urasenya Mama Chance. Ko shimye
abarozi bari muri ibyo mu buryo bwo kubaka ubwami satanike, ko nshimye abakozi ba satani baje kuri izi mbuga bambaye ishusho bari muri ibyo. Nkawe nyamurya nino we wavuye muri ubwo buyobe ugatega amatwi, ku musaraba haca abakozi b'Imana batandukanye bavuga ukuntu tugomba kubaka ubwami bw'Imana tugakizwa tukagera ku musaraba neza, tugaca bugufi munsi y'umusaraba. Abo bose baza ku bwawe, nta aho gufata umwanya ujya gukurikirana kugira ngo wubake ubwami bw'Imana. Uri muri bashyize nde ku isi, ninde bari kuvuga, ninde ugezweho, wahagize ukagaruka no ku musaraba ukaza guhengereza. Nta munsi n'umwe ku musaraba hazigera hagaragara inkuru zisebyo abakozi b'Imana. Niba waranagiye muri comment ukansenya ukasebya, ngiyi inkoni, ngiyi inkoni, ngiyi inkoni, wowe waraye uribwa n'umutwe kubera ibigambo wanditse muri comment. Ngiyi inkoni warayikubiswe, vayo ujye muri comment wongera uvuge ngo Imana imbabarire. Wowe wamaze kubikora ukumva uratonekara mu nda, ayo mara yawe imyanda yahise yuzura muri gutonekara kubera guhangara ibidahangarwa. Singe wahangaye uri muri nge. Kuko niba ushaka guhangara mama shansi, ngwini wanjye igikondo niho mba cyangwa duhurira ahandi umpangare. Ariko ndi kuri kamera mvuga Imana, singe uhangaye Imana. Dore ngiyi inkoni. Nawe wafunganye mu gatuza guhumeka byanani, dore ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, iri jambo ry'Imana rije gusomwa kugira ngo muce bugufi, mwihane, mwisanga umuyobozi w'umusaraba ngo mujye kwihanira mu gikari. Aho mwacumuriye bariho muza kugira gute? Kwihanira. Dore ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, mbonye ujya gucuruza utegereza abakiriya urababura. Ngiyi inkoni, ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, mbonye icyangiro kikuzaho umugabo atangiye kukubwira ngo ugura sute inkoni, kandi wateze igitambaro nk'umwadeperi. Igitambaro kirakubihiye kubera ko watesheje agaciro. Dore ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, mbonye icyangiro kikuzaho n'icyo gitambaro cyawe wibonana, ubwibone bwarakuzuye. Ndi umwadeperi ntega igitambaro. Ndagira ngo nkubwire mu ijuru nta bwadeperi bubayo. Ubu bwadeperi burangirira hano mu Rwanda no muri Afrika, haraho wagira ntububone. Bwarakubase, erega umutwe ugenda wawe unagaritse ngo uri umwadeperi, isi yose utwereka ko uri umwadeperi. Ibyo bizakuvanayo bikugeze. Dore ngiki cyangiro kikujeho, ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, kandi ikimenyetso ngo haye umugabo agiye kukubwira ngo si ugusigaye usute. Dore uko gisigaye gisa. Ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, ubwiza bw'Imana burongera bukuzeho mu gitambaro uje muri comment ukihana. Ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni. Nawe wa mukobwa we waje gutukana utazi ibyo utukana, ndi kuvugana na banyamurya nino, nimwe turi kuvugana. Ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, singe mwahangaye iri muri nge, kuko hasi nahica ari nge uhiyicaje. Nta soni baroko ku musaraba. Ku musaraba niwo bendera ryaca bakijijwe. Twemeye n'isoni zawo ugatinyuka. Yesu we tabara abantu bawe. Igitambaro dore ngiki sinagisize. Nubona nambaye ingofero yonyine uzamenye ko natandukiriye. Umuco wacu w'Abayuda dore ngiki. Singiki kiratukura, ya n'amaraso y'akarengane. Nimuve mu guhohoterana, nimuve mu kurenganyanya, tuziri ku mugozi w'urukundo dukundane. Uririrwa mu magambo. Yewe we, ngiyi inkoni. Urica akazi ka leta, wiri gupfusha za megabyte ubusa. Ngo urimo urasharinga mama shase ngo yambaye ingofero, ni mu murebe yaraguye, ni mu murebe yaraguye. Singe usharinga, urasharinga Mwuka Wera wantumye. Yesu we, ni ngewe ndarengana, ngewe naratumwe. Megabyte singe ngenyine rega, nabariye bose mwajyaga musharinga bagaragaje ibyaha byabo mwabarokore mwe, mukirwa muhana n'inkuru. Ama megabyte ya Airtel mwayapfushije ubusa, wicaye mu kazi urimo urakica. Aho gukora akazi ka leta wubaka igihugu, urimo urubakira satani mu gihugu sha. Mu gihugu inkotanyi zameneye amaraso, zimwe zigapfa zikagenda ari ibitambi, izindi zikaba za kajorite, ukirirwa ukibyinagira musenya igihugu. Niko muroko. Dore ngiyi inkoni. Ngiyi inkoni, abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bashobora kutakubona ngo bagukubite, ariko yaguhaye kino gihugu cyamenewe amaraso. Please tugende gake. Iki gihugu gifite nyiracyo. Wirirwa ubyinagira mu kubyumva. Ama megabyte arajurirwa yapfusha ubusa, wica akazi ka leta. Ngiyi inkoni, ngiyi inkoni, ngiyi inkoni, ugiye kujya uryama buri bitotsi. Utarihana uzajya kuryama gusinzira bikunanire. Ngiyi inkoni, si nibyo gusa baroko. Nta soni.
nta soni koko murokore turi kumwe, ngiyi inkoni, ngibyi by'imyambaro. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo turenge gusebya Yesu muri mama chance ngasigaye yambara ingofero. Niba utaratinye gusharinga mwene so ngo bamugaragaje ko yasambanye, ukamusharinga nawe uzi ko wirirwa amaso yawe yahehetesha mu bakobwa, uzi neza ukuntu wirirwa mu bagore birirwa bandagaza ubusa bwabo, uzi neza ukuntu wirirwa ujya kumva ngo ukoze ubakwa ukurikirana biriya bintu mu matwi yawe bakuroga naniwe kunyurwa n'ukuri, uzi neza uburyo wirirwa warangiza ugafata inkuru abasatanike biyemeje gukorera satani ku mbuga nkoranyambaga bambaye ishusho yo kwera, birirwa bahiga inkuru z'ibyaha by'abandi nabo bazi ko babikora, warangiza nawe ugafata. Ni ukuri ujye bituzanira, turagukunda ko watuzaniye izo nkuru mbi, mwankozi z'ibi bimwe. Imana ije kubakura muri ayo mabi, ije kubarokora. Ngo turagukunda, muramushuka uwo munyamakuru, muramushuka, abo banyamakuru murabashuka. Igihe kirageze kandi kirasohoye, ayo magambo mwirirwamo mucuruza inkuru n'ibyaha bya bagenzi banyu, namwe muzi ko mubikora. Imana yarambwiye yongeye kubisubiramo ku musaraba, ni ukuri mugiye gusarura aho mwabibye. Niba uzi ko washarinze mugenzi wawe ngo yasambanye, nawe warasambanye, utarakora icyaha yongera mutera amabuye. Niba uzi ko wafashe kamera record y'icyaha cya mugenzi wawe, wa mugabe, wa musore, wa munyamakuru we, nawe uzi yuko izo ntege nke uzigira. Ngiyi inkoni, nawe uko wavuze abandi niko ugiye kuvugwa, nawe uko wataranze abandi niko bagiye kugutaranga, nawe uko wariye abandi niko bagiye kukurya, uko wasebeje abandi niko bagiye kugusebya. Ngiyi inkoni, nimushake mu ntuke, nimushake mu nyange, singe mwanga muranguri muri nge, kuko ngewe mama chance Imana yantumye kuri izi mbuga nkoranyambaga, yantumye gukura abantu mu rungabangabo. Ariko aho kuva mu rungabangabo n'ubuyobe bwo kwirwa mwubaka ubwambi satanike, nanjye mwanzamutse muramanukana, mujyane ku musaraba, mushyire munsi y'umusaraba. Mama chance munyigize, ubundi muvugane na Kristo wagize gute, wantumye. Ariko data yambwiye ngo umuntu uri buce bugufi, uhereye aho mwahereye musharinga inkuru z'abandi bakozi b'Imana, kugeza ku rwego naho muri gusharinga ingofero mutazi ibyo musharinga, mugende mu ijambo ry'Imana, ubundi mwihane, iyi nkoni y'Imana ibaveho. Wa mugabo, umugore wawe ngo yaragukubise, agiye kongera kugukubita, Imana buri ishaka kuguhana neza, iguhanisha ikintu cyitwa umugore. Ngo yaragukubise, ibi ngibi hari izina mvuze, nutihana ugiye kujya umubwira ngo hindukira guhurushya, aguhurushya. Ngiyi inkoni, kandi nutihana utegereze ikinyafu cyitwa divorce, nta soni koko baroko. Barabaha ijambo ry'Imana abakozi b'Imana, aho kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana nk'inkota ityaye igenda igahinguranya igatwika abadayimoni batwinjiramo birirwa batubwiriza, aho kugira ngo mwumve ikibwiriza cy'abakozi b'Imana mukirwa mwumva ibibwiriza by'abadayimoni. Mwabeshya Imana ngo muje kuri iyi mihanda imbuga nkoranyambaga za TikTok, za Instagram na za Facebook na YouTube, ngo muje kuvuga Imana, mukiyambika ishusho y'Imana, kumbe muje kubaka ubwami satanike. Ngiyi inkoni, gahunda no kwihana, nimureke twihana. Ari umuntu ushobora kwita koza se kwihana nibira bitegeko, ubutumwa ko ari uko agufate nk'uwo gutera abantu ubwo bavuga ko Imana iri gukanga abantu, wenda nta muhigira, nyine bafite nk'iterabwoba. Abantu urasubiza ngo iki? Inkoni uratuma ugiye kubangisha Imana, yuko Imana ari ingome. Oya, umva ukuntu bimeze. Ni nayo makuru ahari. Ushimwe kumbajije kuri kino kibazo. Yego, Imana si ingome, Imana ni umubyeyi. Ntago ngewe ndi mu mwuka wo gushyeshyenga, sibyo? Ndi mu mwuka wo kubabwiza iki? Ukuri. Turenge n'Imana, niko wa mubyeyi unkurikiranye. Yego, niba Imana ari umubyeyi, abo bana bawe iyo bakoze amakosa urabareka ukabihorera ngo kugira ngo utaba umugome, cyangwa urabakubita ukabacisha akanyafu bakagaruka mu murongo. Nepo, ngaho ihute. Yego. Mu Baheburayo. Ibice 12.
murongo wa 5 ugarukire ku wa 6. ubwo niba ndi kubatera ubwoba n'ijambo ry'Imana ninjye waryanditse. Abaheburayo igice 12 umurongo wa kangahe? Wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi mwibagiwe kwa guhugura, kubabwira nk'abana, mwana wanjye, ntugasuzugure igihano Uwiteka aguhana, kandi ntugwe isari, nagucyahaga, kuko Uwiteka akunze, ari wahana, kandi akubita ibiboko, abo yemera bose ko ari abana be. Nimwihanganira ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Dukomeze. Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa, mutari abana nyakuri. Ntago muri abana nyakuri. Nushaka kugarukiraho umva rero nepo, sibyo? Aha ndi kuvugira ni mu bwami satanike. Aha kuri izi mbuga nkoranyambaga niho Satani atuye. Aha Satani niho yicaye, kandi muri ubu bwami harimo ibibyarirane. Ngewe rero ntago ndi kuvugana n'ibibyarirane, ndi kuvugana n'abana b'Imana. Umwana mu rugo yahannye, aha akoze ikosa, siko ijambo ritubwiye. Noneho niba ajya kunsenya ngo ndi mwiterabwoba, babanze baze bahite baca Bibiliya bayikureho, kuko sinjye wayanditse. Nge ndi mu buhanuzi buboneka mu byanditswe. Kubera ukuntu abana bakabije gukora amakosa mu rugo rwa data. Dore ngiyi inkoni, iyi nkoni ije guhana abana kugira ngo bagaruke ku murongo. Ngewe uyu uri guhanura, ntago Imana yandeze bajeyi kuko ndi umwana w'Imana. Yandeze impani nkubita, nakora amakosa ikankubita ikancisha akanyafu, nkayibwira nti papa mbabarira sinzongera, ngira ngo ejo bundi ubwo nazaga gutanga buno butumwa, aho nagombaga kubutanga ntibyakunda, mbutanga handi, kumbe naho hari muri misiyo yaho nabwiwe. Imana irangije ndabwira nti simbivuze, umbabarire sinongere, kuko narebaga imbere yanjye ibigiye kugira gute, ibigiye kumbaho. Ndavuga nti basi mbabarira ushaka umuntu uri muri situation basi abari utuma. Irambwira ngo ni wowe nahisemo. Nyigera mu muhanda irambwira ngo ndagukubita kandi ntago urenga ngo ugere mu rugo ntaragukubita. Nepo ariko we twabaye tukigera mu muhanda baratugonga. Ngewe mbibona mu isi y'umwuka. Mbwira umotari nkimubwira ngo baratugonze, bahise batugonga bataratugeraho. Mbwira Imana nti nunyemerera ukankiza, nukuri nzabivuga. Yego ngewe Imana yigeze yankubita ndwara indwara amezi 6 naranze kujya kuyivugira gutangiza ibicaniro muri iyi itorero ryanjye rya ADEPR. Amezi 6 ndarwara, irangije irambwira ngo uremera kujya kunkorera. Hari mu midugudu yo mu cyaro. Ndavuga nti ndabyemeye, ndahaguruka ndagenda, indwara ikize, mpagurukira ahantu hamwe bahita Ikirehe. Basengaga ku wa 6 no ku cyumweru, nta materaniro yo mu mibyizi yahabaga, atari uko bateranaga. Imana irambwira ngo jyayo ujye gutangiza igicaniro cyo mu mibyizi. Igicaniro ngitangiza mu mbaraga z'amasengesho nepo. Yego nyitangije mu mbaraga z'amasengesho. Imana yo mwijuru irangije irambwira ngo ndabikoze. Irambwira ngo dorera niwe muyobozi uzakiyobora, nayobora neza zaba umudiyakoni, arenga ubudiyakona be pasiteri. Amaze kugera mu kiyobozi niyicariraga ku ntebe y'inyuma, ndamubwira ntumva mwene da, ukabije kugaragaza ubusivili. Niba ndi umukozi wa Satani, mukomeze muterane. Kandi niba ndi umwana w'Imana, niba ndi umukozi w'umwana w'Imana, busubiye guhinga kuko ubanze witoze neza ubona ugaruke mu murimo w'Imana. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yaramukubise mbibona, asubira guhinga, atakaza ubuyobozi kandi aricyo yagize gute, ayahamagariwe. Ibyo amaso yanjye arabibona. Amaso yanjye yarabirebaga. Ngiye Imana ikubita abantu ndeba, nanjye ubwanjye irankubita, kandi ntidukubita kubera kwitwanze. Byose bikorera mu mpuwe no mu rukundo. Rero bana b'Imana rata nimwe ndi kuvugana namwe, mutinyuka. Tutari ibibyarirano, nibo natumweho. Ibibyarirano byo nibishaka bisubire muri comment.
nibishake bizenguruka imbuga zose bitukama amashanse nta kibazo bivuga ngo Imana wayise ingome ngo Imana ngo biriya byose bakoresha by'ubwenge bwo gusenya ubwami bw'Imana nge nta bwoba ngewe Imana yafashe inkoni mbwira ngo nimwihana irabababarira nimutihana irabakubita bo n'abana uyu mwana rero mu rugo iyo yigize akaraha kajyahe ngo ngewe ibisi nabireka ahora ku kinyafu ahora kuki ku nkoni kugeza igihe azahindukira rero ntago iri kubashyira ku gahato ko kwihana mwabibyarirane mwihane cyangwa murorere uba gahato kari ku bana b'Imana bajya mu ijuru abafitanye isano n'iki n'Imana abo rero bahorana wa mutima Yesaya yavuze muri 66 ngo ufite umutima ume ngo Uwiteka yitaho n'ufite umutima ugize ute umenetse Uwiteka arabitayeho kugira ngo abakubita ko kanyafu ubundi mumeneke kandi nibaza aho ngaho mu gikari nepo ntukabemera ujye ubabwira bajya aho bacumuriye aho wacumuriye niho wihana ni naho uhurira n'iki n'Imana humura ntituri bukumenye twahamagariwe kudashyira abantu ku karubanda abana bakuze ngo bagende bakarabire ku karubanda hari dushe zateguwe kwa papa genda winjire ukarabe niba wanduye ngwino muri komenti wezwe utungane twigire mu ijuru rata ngayo nguko yego mama chance urakoze cyane uri kuvugana n'abana bo mu rugo ntago uri kuvugana n'ibi byari ijambo ryabivuze yego mama chance kujyangana no ku aharindi kwibanda ku bintu bamwe bagiye bavuga tujya ngo tubakure no mu rujijo hari wakubonye wambaye gutyo umukanje tubwiye ko nigiye mu rusengero ingofero utayisiga uyishyira ku kaboko ubundi nayitwaraga mu isakoshi ariko kuva habaho zino ntambara z'abadayimoni bari kwigaragambya ubu ngubu iri ku kuboko izirikanye n'imishumi yo muri Bibiliya ngomba kubigendana ku mugaragaro hari abantu bavuze ati mama chance yari umuhanuzi twamwemeraga ariko yabera yavangiwe noneho yabaye umuvangirwa uriya n'umuvangirwa wa mbere uyu munsi uramusubiza icyo muntu uwo muntu nakubwiye ko aboneka mu bibya ni ukuvuga ngo muri komenti hari ibyiciro bitatu icyiciro cya mbere kiri muri komenti ni abantu baje muri ubu bwami ari aba agenti ba shitani bambaye kwera ariko nabo ubwabo bazi ko bari gukorera nde satani hari icyiciro cya kabiri noneho bo ntago bari mu bwami bw'Imana bari mu bwami bwa satani birazwi ni intumwa zikuzimu abo barahari hari icyiciro cya gatatu cy'abanyamurya nino mu Kristo yego wowe turi kumwe mu rugendo banyamurya nino si mama chance uhura nabo mu buzima bwa buri munsi duhura nabo aba banyamurya nino rero nibo batumweho yego kugaruka mu murongo kuko ntibazi iyo bajya intero yose itewe bagira bate barikiriza rero ikintu nabwira aba bantu abangaba bazi icyo bakora bambaye kwera kandi ari amasegaryana barabizi ko bakorera satani ariko bambara kwera aba ntacyo navugana nabo kuko amahitamo yabo afite aho yaberekeje nababwira iki nimushake muturuke mu gitondo mugera nimugoroba mutukama amashance mu mwandagaza kuko singe mwandagaza uwo mwandagaza si ubwa mbere mu mwandagaje na cyagiye ari mu kuducungura mwaramwandagaje intumwa mwize mwarazifashe murazica zimwe muzikurura hasi izindi muziteka mu mavuta abandi mubabamba bacuritse abandi mubashishura uruhu singe wa mbere singe wa nyuma yego abazaza muzabibakorera abambanjirije mwarabibakoreye nta bwoba intego yanjye na mission yanjye ni ugukorera iki Imana icyo ni icyiciro cya mbere nshubije n'icya kabiri yego mama chance amahitamo yanjye no kujya mu ijuru buretse iki cyiciro cya gatatu rero abangaba nta kibazo banteye kuko imitima yabigiye kumena mabi ubundi bihane kubw'ijambo ry'Imana bari bazi ko mama chance ari uvugira muri nge yabajyanye mu ijambo ry'ibyanditswe by'abatubanjirije ahasigaye n'abamahitamo niki nayabo mama chance ndashaka kubaza kino kintu mfite kiri gutera n'abantu mu rujijo cyane cyane ukabona kubera iki umukozi w'Imana ari guhaguruka avuga bene se bitiriwe izina ry'Imana bavuga ko ari abakozi b'Imana bavuga ko ari abahanuzi nkawe bavuga ko bahamagawe n'Imana akaruba mutera amabuye aho kugira ngo amuhondere mu gikari bakaza kumusebya ese mukorera Imana cyamukorera ibindi kuki abisi turebye abisi barashyikirana barafashanya n'uwaguye mu ikosa bakamusanga mu gikari bakamuhonderayo bakamuhugurirayo ariko mwebwe abitiriwe izina ry'Imana abavuze ko bahamagaye n'Imana abavuga butumwa abahanuzi abashumba ni mwebwe umwe yaguye mu ntege nke hagaragaye intege nke umwe muri mwebwe ni uza guhonda aza guhonda bene se ndi kwibaza Imana nuko yabatumye kugira ngo murwanyane cyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri cya mbere Imana niyo yabatumye kugira ngo murwanyane ese mwarahamagaye koko
ni ibibazo bindi kwibaza. Imana niko yabahamagara kuko abisi ivuga butumwe mwe kubwira abisi nibo bari kubabwiriza uyu munsi. Iyo umwe aguye mu ikosa tujya tubabona hanze bakora nabira bigano bisanzwe, ashobora kuza kuri kamera akamushyikira aho ati bagira mu gikabo ati hari abakoze amakosa, ariko mwene so ni uri kuza akaguhonda, uriya si umuhanuzi, uriya ntuwatumwe, kubera muri gushaka nimba muri kwiyamamaza. Reka mbivuge gutyo, umwe ninjye wemerwa, ninjye wahamagawe n'Imana, uriya ntiyahamagawe, uriya yaraguye, uriya si umukozi. Kuki murwanyana? N'ukubera iki? Mubona ubwami bw'Imana muzabwubaka muzageza abantu hehe ko muri kugenda mubagusha? Tukiri aho ngaho ndi imbere y'Imana kuri kamera, umuntu naba nararwanyije iyo mvuze gutyo uretse mbanze ngewe ubutumwa mfite n'ubwihanisha umuntu ku giti cye, turagaruka no muri rusange. Ngewe Mama Chance Ingabire Solange, yego, uzwi ku izina rya Mama Chance, izina ry'umugisha. Umuntu naba nararwanyije, yaba ari mu ntege nkeya, yaba ari mu mbaraga, uko yaba ahagaze kose, ambabarire n'Imana imbabarire. Ndikwibaza Bibiliya ariko buretse gato, ariko wowe watinyutse ukarwanya mwene so, yaba ari mu ntege nkeya, yaba ari mu mbaraga, ndagira ngo nkubwire ngo nutihana uzahura n'ingaruka z'ibyo. Twagarutse mu mihamagaro, imihamagaro ni 5. Nta Mana ihamagarira abantu kurwanyanya. Imihamagaro ni 5 iboneka mu Befeso niba ntibeshye ibice 4 ngira ngo ahari umurongo wa 11 simbi ndakeka araho. Ni mu Befeso imihamagaro iboneka. Umwanzi Satani yamanutse mu isi kuza kwica no kwiba no kurimbura, kugira ngo bene iyi mihamagaro abagira ibikoresho bye. Ariko nepo ndi imbere ya kamera, yego, umuntu wahamagawe uyu muhamagaro wemeye kuba umu agent wa shitani, yego, wemeye gukorera Satani. Ndagira ngo ngutangarize, Imana ikurema ku isi ntago yakuremeye kuza gukorera Satani, yakuremeye kumurwanya mu buryo bwose, kandi kumurwanya ku giti cyawe, umurwanya no muri mwene so. Niba mwene so yakoze icyaha, kirazira kumutera ibuye, urasabwa kugira agahinda ku bw'icyo cyaha yaguyemo, kuko nawe wakigwamo cyangwa wakiguyemo, ukamujyana hariya muri dushe ukamubwira ati mwene da ihane, yego, ukamuba hafi ukamufata mu mugongo. Ntago solution mu bwami bw'Imana ari ukumusenya. Aba rero bakora ibi, yego, baratandukiriye, bavuye mu bwami bw'Imana bajya mu bwami satanike, bari kwereka isi ko bari mu bwami bw'Imana, ariko bavuyemo. Nimugaruke rata, nimugaruke bashumba, nimugaruke bahanuzi, nimugaruke bigisha, nimugaruke bavuga butumwa. Ikirenze kuri ibyo, ibi nta birenze, yego, Yesu yaduhaye ikigero cyiza. Ngo Yesu hari ikintu kimwe yakoze, atoranya intumwa, yatoranyijemo 70, yatoranyije 70. Muri 70 akuramo 12, muri 12 akuramo 3. Ariko ikibabaje, ize 3, yego, habonetsemo intumwa imwe igira gute, iramwihakana. Muri 12 habonekamo imugambanira, yego. Muri 70 habonetsemo abavuga ngo nabambwe ntagire gute, nabambwe. Rero nta birenze. Icyo nzi cy'umuntu ufitanye isano n'Imana, yego, umuntu ufitanye amaraso na Kristo, uyu muntu ikizamukubwira, yego, amaraso yarivanze na amaraso ye harimo isano n'Imana, nuko agira urukundo. Kandi uru rukundo twasomye ibyanditswe bitubwira ko itegeko rya mbere rutayandi yose ari ugukunda mugenzi wawe nk'uko ugize ute wikunda. None niba utatinyuka ngo ujye kuri kamera uvuge bwa busambanyi bwawe ukora, wakumva umukozi w'Imana yagize intege nyagasambana ukahita umushyira ku karubanda, kandi nawe ntiwishyize ku karubanda, kandi nawe uri umusambanyi, warangiza ukaza ukabeshya isi ngo uri umwana w'Imana, sibyo? Maze nabo abayagenti ba Satani bakagufana. Rata nukuri, turagukunda, dukunda ko inkuru zose uzituzanira, bari kugufana, bari kukwagiserera nk'uko bagisereye Herode, igisigaje nukujoga inyo. Uribwira yuko iyi suri kubeshya, yego, harimo abana b'Imana bakureba bakabona ko wagize gute, wayobye. Ikirenze kuri ibyo, wowe wagambaniye Yesu ukamugurisha ngo ndabizi azirokora, yego, wowe wamugambaniye ukamugurisha hariya mwibanga, ukamugurisha, yego, ugiye kwiyahura nkuko Yuda yagize ate, yiyahuye. Rero uracyafite amahirwe yo kwihana,
kuko Yuda yiyahuye Yesu atarajya ku musaraba ngo aducungure. Rero nepo n'abandi bose mwibaza kuri ibyo nta birenze amahitamo y'umuntu inzira n'ebyiri. Umuntu iyo yerekeza arahazi. Iyi nzira rero ifunganye. Yego, nta winyuranamo amatiku, nta winyuranamo amagambo, nta winyuranamo gusenyana, winyuranamo ku giti cyawe wowe wenyine. Muri nyabagendwa rero niho tuzasanga aya matiku, runaka twamufasha agira byagenze, aho ni muri nyabagendwa. Iyi nzira rero ifunganye, hari abana b'Imana bayinyuramo. Nepo ndagira ngo nkubwize ukuri mbwira nabo ku musaraba. Yego, nta mwana w'Imana ujya mu ijuru ufitanye isano n'Imana. Uhagaze mu itegeko rya mbere utayandi ryakunda mugenzi wawe nkuko wikunda, watinyuka ngo ajye muri comment. Yego, atukema amashanse ngo icyo gikinga ibyo ni ibiki, cyangwa abone bandaritse uriya muntu w'Imana muherutse kwandarika kuri iyi mihanda ngo nawe agenda mwandarike. Haba mu banyamakuru abana b'Imana bariyo. Yego, haba mu babakurikirana abana b'Imana bariyo. Yego, uyu mwana w'Imana werekeza mu ijuru ntago ibi bintu yabitinyuka, ahubwo iyo babonye yego bari kwandarika garase. Yego, reka ntacyo mbivuga niwe wari ugezweho, cyangwa bafashe umukozi w'Imana Pastor Mutesi bari kumwandarika, cyangwa bafashe Sabe ubu ngo niwe ugezweho, cyangwa hari undi w'Imana bari kwandarika. Uyu mwana w'Imana ujya mu ijuru zikintu ahita akora. Uyu mwana w'Imana mu bashumba ariyo, uyu mwana w'Imana ariyo mu banyamakuru, uyu mwana w'Imana ariyo mu bahanuzi, uyu mwana w'Imana ari mu bavuga butumwa zikintu ahita akora. Ahita asanga wa mwana w'Imana akamubwira ati komera, ati hangana, ati nta kitagira iherezo, ati nibi bizashira. Akajya muri comment, kandi ari mu byakamubwira ngo bizashase, kandi urumva akajya muri comment ati mwavuye muri ibyo, akongera akajya handi, akajya mu bakamera abandi bari gushaka inkuru, akavuga ati reka ati nge sinatinyuka kwandarika umushumba w'Imana, sinatinyuka kwandarika umukozi w'Imana. None ko muri abanyamakuru mwese muri kuri izi mbuga nkoranyambaga mwese niko mwatinyutse kujya gushaka ibyaha bya bagenzi banyu mukabishyira ku karubanda. Harimo ababyirinze mwese niko mujya muri comment mugatukana. Harimo abana b'Imana bajya mu ijuru. Aba rero ntago tuzababwirwa nuko yafunguye cana kayita izina ryitirirwa izina ry'Imana. Ntago tuzababwirwa nuko yaje kuri kamera akavuga ngo ngende umuhanuzi nsengera indwara. Oya, ntago tuzababwirwa nuko yego bari gukoreshwa ibitangaza, akira igitangazo, akira ibi nibi, akira ibi nibi. Ntago icyari cyo kizabatubwira. Yego, tuzababwirwa n'imbuto zabo. Yesu niko yagize gute yavuze. Izi mbuto rero yego, izi mbuto iyo urubuto rugeze mu butaka rurabanza rukabora. Iyo rutangiye kwera mbere yuko rwera ngo tururye, rurabanza rugahura n'ikintu cyitwa ihungabana. Mu gihe bari gusebya mwene so, wowe ukigira ku ruhande ukarwana intambara nziza yo kumukura aho hantu. Rero mu byiciro byose mu ntumwa 70, 12 ndetse no muri 3 hariyo uyu mwana w'Imana. Nta bicitse nta bicikiranye, uko byagenda uko ariko kose abagenzi bajya mu ijuru barahari. Ikibaranga ni urukundo. Rero ngo hari umuririmbyi waririmbye yuzura umwuka wera avuga ngo indaya zidutanze mu ijuru. Nepo, hari indaya imwe yo ku muhanda iratega, ikunda mama chance. Yego, iyi ndaya Imana iherutse kumbwira ati genda muri comment. Yego, ati nkwereke ukuntu abagenzi bajya mu ijuru baba bameze, nubwo mwisaba ari abanyantege nke yabakora ibyaha. Yego, ariko uru rukundo rubarimo ku iherezo barezwa. Yego, indaya yitegereza ukuntu bari gutuka mama chance, irangije irito rijya muri comment. Ariko mwagiye gufasha mugenzi wanyu mama chance mukamureka, mwagiye kumufasha mukareka mama chance. Iyi ndaya rero no kwa pastor bari kumuzengereza. Yego, yo nturebe ibitutsi bari gutuka, iravuga ati ariko umuntu w'Imana mwamureke. Niba yasambanye nge sindi ku muhanda ntega, mwe nimwirirwa musambana mu mabiro yanyu, mwe nimwirirwa muheheta, ubundi muri mu biki mwaretse ibyo ngibyo. Iyi ndaya rero itega ku muhanda, iyo igiye gupfa Imana ihita yibuka ko bafitanye isano. Yego, ikahita ijya kuyeza hariya ku gisasiro. Reka mbabwire abarokore mwe indaya zidutanze ijuru. Reka nkubwire rero umujuru ufite urukundo. Yego, iyo agiye kwiba ntago yiba ngo amareyo, aravuga ati reka nitwarire ibyo ndya, uyu mugenzi wanjye nawe musigira ibyo azarya ejo. Haleluya. Mwabarokore mwabajura babatanze iki ijuru. Reka nkubwire umusinzi ufitanye isano n'Imana. Haleluya. Abari mu kabari yasinze yadandabiranye,
yarangiza yakubitana na pastor nagati pasita we dikomera nago yategeka abajya buri komera agiye gutukana asinda nibyo agwa mu bye ubundi by'abandi ntibigeze gute nibimureba ariko no kuri ugasanga umudiyakona mu rusengero arareba mugenzi we yambaye umwenda mwiza akamusenya akareba urugo rwa mugenzi we akarusenya umuhanuzi n'ukuri kwiyera yarebamo mu mwuka yabona urugo rumeze neza akaruhirika y'ibudata we reka nkubwire nepo abana b'Imana barazwi itorero ry'Imana riri mu ibanga abajya mu ijuru bari mu ibanga ntago wabamenyera ha kuri kamera ntiwabamenyera mu rusengero ntiwabamenyera mu butayu kandi muri buri cyiciro umugenzi ujya mu ijuru arahari yego muri ADEPR ariyo muri Azanye ariyo mu Buhanuzi ariyo ahantu hose agize gute arahari kuri kamera rero ntago wamumenya hariya mu ibanga niho tubamenyera yego tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu mama chance ariko ari umuntu wavuze ngo mwafashwe mute mwafashwe ryari ariko kandi mu byo mukora muyageze no kugira mubwiriza we iyo mvuze ntago mba nshira muri rusange nyirukubwirwa cyangwa se nyirukumva agakuramo ibye hari wavuze ngo mwafashwe mute kuko ikibazo ndi kugira hari umutwe wajya avuga ngo nzamuye rinete nkareba hejuru hari ibindi mbona ubundi mwafashe biriya mukabwiriza kujya gusesengurana biriya yabaye ntoya nicyo kibazo ndi kwibaza gusesengura musesengura abantu mwafashe bitwa abakozi b'Imana niba ndi kubwira muri kano kanya mwafashe bibiriya nimbabaye ntoya mukasubira guhinga cyangwa mukajya gufata ibiyede n'ibiki byose hari ikintu duhisha isi kandi mu isi y'umwuka kiriyo urumva ikigirwamana cyitwa ifaranga nibyo muri gushaka urumva ry'Imana buretse iki kigirwamana cyitwa ifaranga nicyo kidushoye habi yego kandi twirengagije ko hari iby'ifaranga ritagira gute ridakora iri jambo ry'Imana ryateshejwe agaciro hari ibintu rikora ifaranga ritagize gute ridakora kandi muri iri jambo ry'Imana ni ukuri ifaranga ririyo kibabaje rero nuko ubutumwa muri gukora mubwira abantu kwihana bamwe muri mwebwe aribo bagiye kurimbuka ba mbere aribo bagiye guhura n'ingaruka zo kutumva kandi aribo babwiraga abantu kumva bamwe mu gisata cyanyu cy'abavuga butumwa n'abaki ugasanga bamwe muri mwebwe bamwe mu bakora ibyo ngibyo nibo bwa butumwa bugiye kumanza gukubita hasi kandi abo babibwiye barihanye ariko biraje bigiye kubagarukaho bibakubite bibatsikamira ariko nepo hari ikintu ngira ngo nkubwire yego mbwira nabo uyoboye ku musaraba sibyo hari ikintu isi gikora ari nacyo kibabaje Imana ukumva ngo umuntu ni umuhanuzi reka ukumva ngo ararenze umuhanuzi ni umuntu nk'undi wese umuvuga butumwa ni umuntu nk'undi wese uwo mushumba nubwo agushumbye ni ubuntu yagiriwe kuba agushumbye sibyo ariko ni umuntu nkawe igihe cyose isi izahora ibona umuhanuzi ikamubona arenze urumva umushumba ukabona ararenze umwigisha ukabona ararenze umuvuga butumwa arenze iki se ko nawe yambaye umubiri nk'uwo wambaye ko ari umuntu nkawe ariko hari umwambaro atagomba kwambara nanone umwambaro atagomba kwambara nimba nkuzi kuri bibiliya ubwiriza ijambo ry'Imana ejo nka kuntu uri gusesengura abakozi b'Imana bitanyizaho umukato w'umutuku uko yagize intege nke zisesengura sibyo zijya mu matiku niko nawe wagize intege nke zimucira imanza we ntago naciye imanza oya nyine wowe uri kuvugira muri rusange hari ikintu umaze iminsi muhanura ntacyo abantu batandukanye mbabona n'ahantu hatandukanye ngo Imana iraje twikurure hari akantu wavuze mu kanya uravuga ngo hari imbwa ziyambitse uruhu rw'intama zijya mu ntama uranavuga ngo hari ihene ziyambitse uruhu rw'intama zijya mu ntama uravuga ngo bagiye kubitamo ibihari bigiye kubwejura tumenye ibyari byo umbwira gute ko igihe kitageze batakubisemo ryawe kikabwejura tukamenya icyari cyo cyakishe mu ntama umva rero ukuntu bimeze umva ukuntu bimeze sibyo ubwami satanike burahari kugira ngo ababusanze bubagaragaze sibyo urugero niba we muhanuzi waragize intege nkeya sibyo ugakurikira satani arakwakiriza abandi bakozi be agushyire hanze sibyo mu kugushyira hanze rero yego hagati y'aho ngaho uri gukorera satani usebya nawe utuma bagusebye yego ahangaha niho ubwami bw'Imana buje kugira ngo bwarure ubyemera wa muhanuzi we ni wemera watandukiriye Yesu arakwiyegereza nawe uri mu gucunda ngo bakoze ibi yego
nawe Yesu yiteguye kukwiyegereza. Rero Yesu aracyateza amaboko kugira ngo uyu muhanuzi watandukiriye twakumva ko byacitse. Urumva aracyambaye uyu mubiri, sibyo? Uyu munsi yabafashe ijambo, ejo Satani akamurasa akabafasha amatiko. Urumva uyu munsi uyu muhanuzi yabahanura, ejo akagira intege nke agasambana. Rata nubwo yasambanye, sibyo? Ibuka neza ko nawe wagize intege nke nawe ugasambana. Wimuterere ngo umuhanuzi izo ntege nke wagize nawe yazigira. Ahubwo uko wagize intege nke yarata ugategereza ko Kristo akubabarira, nawe na wa muhanuzi nawe niko yamubabarira. Rero ntago Yesu araciteka, ahubwo icyo akeneye mu kubateza umusaraba, sibyo? Nuko wowe urushye uremerewe, ukuboko kw'iburyo, sibyo? Kurahamagara abanyembaraga. Abo mwita abanyembaraga ni babahanuzi mwumva byacitse, kugira ngo baze ku musaraba bavuge ngo rata nanjye ngo mwana w'intama w'Imana, ngo uyu munsi turabanayo. N'aba banyantege nkeya ni babandi ngo mwumva ngo sabahanuzi, ngo nibo babereye ibyaha, ngo nibo babereye ibyo. Oya rata, namwe nimuze ateza amaboko kugira ngo yego azabakize kuri uyu musaraba, duce bugufi twese. Ntawe cyo koza nepo uri bunyere kutambaye umubiri, sibyo? Uyu mubiri ni umunyantege nkeya, ariko nubwo ari umunyantege nkeya rata, Yesu ntago yitaye ku kuba duhanura, nta nubwo yitaye kuba ari abashumba, nta nubwo yitaye ku kuba ari abavuga butumwa. Icyo yitayeho ni umutima ugize gute? Umenetse. Ibi byahanuwe na Yesaya, umutima ugize gute? Umenetse. Mugenda mu bisome muri Yesaya 66. Yesu ntiyita ku bushumba, Yesu ntiyita ku muhanuzi, Yesu ntiyita kuri rubanda ruza rusanga abahanuzi, ntiyita kuri rubanda rusanga abashumba, yita ku mutima umwe wonyine umenetse, ugasohora ayo mabi ukinjiza ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe ko icicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko kandi ikibazo ndi kwibaza, nubwo Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi ategereje ko tumusanga, uyu ni umwanya wo kurata intege nkeya, tukazigira ikiratisho, tukazigira iturufu ngo twambaye umubiri dutesha agaciro amaraso ya Yesu. Yari yicaye ku ntebe y'imbabazi, nibyo ndabyumva, ariko si n'umwanya wo kurata intege nkeya. Oya, umva ukuntu intege nke zacu zimeze. Aka kanya utaramenya ko ufite umwanda ngo ujye muri dushe, ntago wajya muri dushe. Mbere yo kujya muri dushe ni uko ubanza ukiyumvamo ko wanduye. Aka kanya uretse aka kanya kugira ngo umenye ko ugomba kujya kwa muganga, sibyo? Ni uko ubanza ukamenya ko urwaye. Utarabanza kumva ko urwaye ntago wajya kwa muganga. Ntago rero turi kurata intege nkeya, sibyo? Ahubwo turi kuzereka umwami wacu tuzimuhereza ngo azakire nawe aduha imbaraga, kuko ubuzima bwa mubiri wa muntu ni intege nkeya. Izi ntege nke zacu nituzimuhe nawe araza duha imbaraga zinesha ibyaha, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ataduhaye imbaraga ntago twashobozwa gukizwa. Reka nkubwire nepo, nawe ugihanyanyaza ni ukuri, ubwo ni ubuntu wagiriwe. Bariya bagize intege nkeya nawe burya wazigwamo, ahubwo rata kuba ugifite Kristo, ukigira ubwo buntu kuba ugifite Kristo, witererana intama ze ngo yabaye umusambanyi, ngo reka naho muriye nawe Nyagasani mwami w'abami. Buriya buntu ufite wagiriwe nawe Imana yabugukuraho ikabumuheje ugasanga yakijijwe. Yego, reka mbabwire barokore, oya ntago tumushyigikiye, ahubwo twimujugunya. Ngende muri twimujugunya, nitumwiyegereze. Rata nubwo waguye mu busambanyi, Yesu aracyagufitiye imbabazi, Yesu aracyagukeneye, Yesu arimo arapfusha tugaseka. Aho kugira ngo turire twiyegereza abacu. Bagore mwari muzi kuririra itorero, bagore mwamenyaga kurira, nimwongere murire aho kugira ngo museke. Aha nta bukwe buhari, mukugwa mu cyaha nta bukwe buhari. Ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana buri mu kwihana. Niko wa muntu w'Imana we, mugenzi wawe yaguye mu cyaha uhise ujugunya. None se we kugifite ubuntu bwo kutagwa muri icyo cyaha, wari uzi ko Satani wamuteye mu gituranye mu isi? Wari uzi ko umubiri wagize intege nkeya nawe uwambaye? Oya, twijugunya bagenzi bacu rata, nimureke tubiyegereze. Abo batandukiriye abo bamwambure, barokore mureke ubwibone. Kuba utaragwa muri ayo mabi si uko utambaye umubiri, si uko wakuwe muri iyi si. Iyi si yaterewemo uyu mubiri wagize intege nkeya, nawe ni wo wambaye. Ahubwo mu gihe ugifite amahirwe yo kuba ugikijijwe, zana iyo ntama ya Kristo yiyegereze. Ayo mahirwe tuyaronkeremo n'abo baguye baze. Ntago igisubizo ari ukubajugunya, ntago igisubizo ari ukubatererana. Igisubizo nuko tubiyegereza tukabagarura kuri Kristo. Ikibazo dufitanye n'Imana, Satani yarabatwaye, turi kurushaho kuba mujugunyira nkaho twabiyegereje. Nepo umurokore umwe aherutse kunkorera akantu, yego, suhuzanya n'umuntu wacu
yego wajya guhanura umubiri uza kumwereka intege nkeya, yego agwa mu busambanyi. Ariko mu by'ukuri ahashize he yari mu mbaraga nk'iz'uwo murokora arimo cyangwa se nk'izo naba ndimo. Noneho turahura, urukundo ruransaga rw'ejo hazaza ukuntu yakoreraga Imana n'uburyo Satani yamwigaruriye. Ndamuhobera numva nuzuye urukundo. Wa murokore rero wumva ko yageze mu ijuru kandi akiri mu isuzi ibintu yankoreye. Ariko Mana yanjye ubwibone buragwira, ngo mama shanse yaramukanyije n'umupagani, ngo kirazira ntiyakongera kunyegera. Ariko barokore n'ubwo bwibone, kubwibone bubanziriza kugwa, kuba ukigiriwe ubuntu utaragwa muri ubwo busambanyi ngo ugende ujye muri ayo mabi. Wari uzi ko ubwo buntu nawe bwamusanga akongera agakizwa? Hari igihe kimwe tugeze mu ijuru, abo twakekaga ko batazaba bariyo tubasanzeyo, abo twibwiraga ko tuzasangayo tubabuzeyo. Icyo kizatungurana tugezeyo. Hari igihe kimwe uzisanga, yego igihe impanda izabivuze, babandi twari tuzi ko bazahamagarwa amazina yabo atabonetse. Kubera iki? Aho twakagombye kuba tutakaguye niho tugwa, mu bwibone bwo kumva yuko kubunigiriza igitambaro ngo ari wowe wageze mu ijuru. Nta gakiza kaba mu gitambaro, nta gakiza kaba mu kumva yuko kuba udasambana, yego abandi basambana wabaheza. Oya, urabaheza. Kubera iki? Yesu yaje gushaka intama yazimiye, ntago yaje gushaka intama iri mu rwuri. Nepo mperutse kujya ahantu hamwe, yego bantumiye nk'umuvugabutumwa. Aho hantu njyayo Yesu arampata, ahandi hose arameza kumba agiye kunyereka iby'abarokore. Turi mu materaniro umusinzi arinjira, yinjiye uzi ko bamusohoye. Ndangije ndababwira ntimuzi n'ibindi, ngewe n'uyu nguyu Yesu yantumye, mwimusohora. Ntago yantumye mwebwe, ahubwo n'uyu musinzi yantumye. Yego baroko mwabaye muti? Ese ko nshimye uwo musinzi mu musohoye, iyo ndaya muyisohoye, iyo mwicaye mu matiku munegurana mwe muba muri mu biki? Maze Yesaya bivugaho neza, aravuga ngo Uwiteka yitaho ngo n'ufite umutima umenetse. Hepfo musoma iryo jambo aravuga ngo ubaga inka ahwanye n'uwica iki? Umuntu. Yishe umuntu yasambanye, ubuzima bwe yabwishe yasambanye. Ariko nawe wabazi inka wagiye kumunegura no kumuvuga. Mwese Yesaya barahanuye aravuga ngo mwese muri kimwe. Wowe unegura umusambanyi n'uwasambanye muri kimwe. Yasambanye yishe umuntu, nawe wabazi inka wamuneguye. Mwese muri kimwe. Uwiteka yita ku ufite umutima ugize ute? Umenetse. Turashoje ndumva ngomba kugarukira. Iguha umugisha ku kiganiro cyiza utugejejeho. Ariko biragora kugira ngo umuntu akangure umuntu wisinzirije, ko biragoye kuko mu byo bavugaga byose nuko twagiye ikiganiro kirekire abari gukora ibyo bintu byose bari kwisimba bafata nk'abantu bisinzirije. Yego rero gukangura umuntu wisinzirije amashanse biragoye. Nakomeza kwisinzirije. Ibyo nakubazaga byose rero abantu ntago nge nabishyikira ko ari abantu bisinzirije kandi kubakangura biragoye. Ubwo nawe urashenye. Oya ntago ngushenye, ariko ibyo nakubazaga biriya ntago wanyumvisha ko uburyo umuntu ari gukora kino kintu kandi akizi yisinzirije, niyo wamukangura gute kumukangura biragoye. None si ijambo ntibyatubwiye ngo ibibyarirane ni ibibyarirane n'abana. Yesu agumugisha mu mashatse, Imana igumugisha mu kiganiro cyiza tugeranye. Ibyo byose Imana igwa message yindi uzagaruka tuzakubona hano ni mu rugo urisanga. Aha none se ko ndi mu gihe cy'amaraga turi kwiganirira ntabwo ndi guhanura. Tanga nimero za telefone dusengera Imana twigendere. Urazi se Nepo? Jewe ndi mu gihe cy'uko isi mbwira ko ndi mu marangamutima. Ndagira ngo isi nyitangarize ko akanwa kanjye n'ubuhanuza, amazuru yanjye n'ubuhanuza, amaso yanjye n'ubuhanuza, amaboko yanjye n'ubuhanuzi, inzara n'ubuhanuzi, n'iyi nkoni n'ubuhanuzi, iyi shati n'ubuhanuzi. Rata bene data twiganiriraga twari turi mu kiganiro cyubaka ubwami bw'Imana. Nago naje guhanura, naganiraga. Reka rero dusoze tugira tuti data wa twese tuje gusenga, kuko gusenga ni ingabo y'umutamenwa inesha ibigeragezo. Gusenga dusubirizwamo ibyifuzo byacu, gusenga habasha kutwereka icyerekezo cy'inzira tunyuramo. Namenya amakuru amwe yonyine ko icyapa kituyobora rata papa, inzira ijya mu ijuru. Ntago ari ubuhanuzi bwinshi, si ijambo guturuka mu itangiriro kugera mu byahishuwe kubwuri kurisobanura. Oya, ntago ari abashumba ahubwo ni urukundo
urukundo. Uru rukundo turusanga mu ijambo, itangiriro kugeza mu byahishuye batubwira imbaraga z'urwo rukundo. Nitwumva ibyanditswe tukabisoma tukabigenderamo tukabihagararamo, twarangiza tugasenga tukemera tukumvira tukizera. Urata papayi mwiza, ndagira ngo nkwisabire ikintu kimwe, izo mbaraga nuziduhe, imbaraga zidukomereza mu kwemera, imbaraga zidukomereza mu kumvira, imbaraga zidukomereza mu kwizera, kugira ngo urwo rukundo rukomerezwe muri twe, rutubere inzira ituyobora muri ubwo bwami. Rata papa, twuzuza izo mbaraga z'umwuka wera w'urukundo, kandi utwuzuza imbaraga z'umwuka wera w'ubwenge, kugira ngo tumenye gutandukanya muri aya mayira abiri, muri iyi nzira tumenye akayira tugomba kunyuramo gafunganye. Twuzuza imbaraga z'umwuka wera wo kwirinda, umuntu wese amenya aho akwiye kunyura, umuntu wese amenya ko akwiye guhagarara, imbaraga z'umwuka wera wo gukiranuka, kugira ngo ibarura risange buri muntu wese aho agomba guhagarara, ukamureba ukamenya ukamwishimira. Urakoze, ndagushimiye kuko uyu mwanya ni wowe uri kwikorera, sinjye. Iyaba njye nta n'iminota 10 nahagarara aha, nta n'iminota 5, ariko kubera wowe uzi igihe cy'itangira n'igihe cy'isoza, njye igihe kirampagaritse, ariko wowe komeza umurimo wawe kuko umurimo ni uwawe. Icyo nagombaga gukora ndagikoze nk'umuntu wakwemereye, ahasigaye umurimo wawe nukomeze. Umuyobozi uyoboye umusaraba icyo yagombaga gukora aragikoze, ahasigaye ikorere kugira ngo duhembukire imbere yawe, ubwami bwawe bukomeze bwubakike. Ni ukuri tukwizeye nk'Imana iri kumwe natwe, ikomeje akazi. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe Kristo nsenze nizeye, amina. Amen. Turagushimiye amashanse, Imana igumugisha. Abadukurikira ku Musaraba TV nimero nzazandikaho nta kibazo. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, ibiganiro byo nakagaruka, ariko kandi mwibuke yuko mu mashanse afite amasengesho y'iminsi arimo. Mumusange mu Rubavu rwa TV, mukurikire amasengesho guhera saa 9, ibintu biba bimeze neza, ahari haba hari igisubizo cyawe. Ibindi ciao ciao. Bye.